akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mfite umukunzi wanyeganyije inkingi z'umutima wanjye, sinkibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima. Mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Umva washuwe uhora unyibutsa ya magambo mu bihe by'impata, mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu, n'umukunzi Yesu, n'umukunzi. Mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya nimunsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye, akagero k'iminsi ntikabishobora